St Augustine Hotel ni hoteli nziza cyane iherereye mu mujyi wa Kigali ahazwi nk'Igikondo. Iyi hoteli iri haruguru gato y'Amahezi ya kabiri ku gahanda ka mbere ibumoso bwawe, naho uturutse ruguru ahazwi nko kwa Rujugiro n'iburyo bwawe. St Augustine ibafitiye amafunguro meza cyane ateguranye isuku, ubuhanga ndetse n'uburyohe. Si ibyo gusa kuko St Augustine ibafitiye ibyumba byiza cyane kandi ku biciro bitandukanye. Ni ibyumba bisa neza, biri ahantu hatuje kandi harangwa n'umutuzo. St Augustine ibafitiye ibyumba guhera ku madolari 80 gusa, hakubiyemo na breakfast. Ibi ni ibyumba byiza cyane biri VIP utasanga ahantu aho ariho hose. Si ibyo gusa kuko ibafitiye n'ibindi byumba guhera ku madolari 50 ku ijoro harimo na breakfast. Ibi nabyo ni ibyumba byiza cyane kandi bisa neza. St Augustine ntiyabibagiwe kuko ibafitiye bedrooms apartment ku madolari 800 gusa, hakubiyemo ibikoresho byose. Aha ni mu gihe kingana n'ukwezi. St Augustine ni igisubizo kuri bose. Uramutse ukeneye ibindi bisobanuro cyangwa gukora booking, hamagara nimero iri kuri screen yawe, baraguha serivisi nziza cyane. Uzi ko njyewe ntabwo tuba twirirwanye. Wambaye neza se mubwire iki ko nambaye umukara. Ariko nuko niriwe. Wait, babe. Have a seat. Merci. You're good. Urasa neza pe. Wambaye neza. Urakoze cyane. Ahubwo ukuntu noneho wambaye umukara nashyizemo agakoti k'umukara wabitekereje ute? Niwe wanyiganye ariko njye nire kukaza no kunara rimeze. Ese njye nakwiganye gute nigeze mpora nawe? Ku kazi ntabwo wambonye. Ko abantu bakuri buzambaye umukara. Koze kubunda abakobwa beza yavuye mu kazi. Banze mbwire. Ni gute watekereje kunyuza ibintu mu nzira zingana gutya? Ujya gushaka abajeperi, ujya gushaka surprise zawe rwose ko mbona waziteguranye ubuhanga bukazi. Oya urumva nakusi wafata umukobwa mwiza nkawe. Ubundi habura gato ng'umwamikazi. N'igikomangoma kazi. Nari ko babyita. Ntabwo nzi ukuntu babyita ariko princess ubundi ni umwana umwana. Yego. Bakubona uko ngo umeze uteze. ndashima Imana n'abantu bakeya. Kubera iki sari bake? Bika abantu bose babashima n'Imana. Harimo abeza n'ababi, niyo mpamvu bakirero. Muri aba bake se Princess ni uri ku ruhembe rwawe. Ngeze urashemereye. Aha. Okay. Cyane no gushima mu kazi n'ubwiza bwonyine umuntu yabugushimira. None se mbwiza ukuri. Nyine ndacyari kwibaza ukuntu uyu munsi wateguye. Wayo no munsi urumva nawe upanga n'abandi akagukorera. Okay. Ntacyo bitwaye. Merci beaucoup. Hano umeze ute? Mwiriwe neza. Amazi ashyushye. Ntabwo kinywa agacupa. Oya? Kigali iyo wanyweye ntabwo twara imodoka. Kandi mvuga uno munsi nshaka kubyibuza no kukwitwarira. Nimba muri bubyemere. N'ubundi yanjye nayiparitse. Nayitaye mu kinama. Umva rero ngende ndacyari kuva mu bwiza njya mu bundi. Okay? Ntacyo bitwaye. Nakaze cyane. Umuntu yapanze ibintu. Ako se Hygue. Bese nta karahure. Ndabona bidasanzwe nta kibazo. Nta kibazo. Grazie, biti nabonye wambuze. Sorry, nari nagiye mu gasiporo ntabwo nari nyifite. Bite se umeze ute? Mama yanshatse. Gute se? Nageze mu Rwanda ariko ntabwo telefone yanjye ibiriho.
wumvise nshaka cyane okay ntacyo ndareba ukuntu muvugisha sawa urakoze mama ntashaka ngomba kugira none se amakuru yemeza amakuru ni meza kubeshya umutima wanjye umaze gutwara bariya rurabo niwe waruzanye muri office ese wanyuze he ako wabibwirwa n'iki rega buriya nshobora kuba ntahari ariko mpari si ngombwa ngo ubone naje nk'uko ubonye ugeze ahangaha ugasanga ni njyewe uhari n'ibindi niko bizaza bigenda kandi barakubwira ngo ukunda umuntu since turimo speaking tubivuge ukunda umuntu ntacyo utakora rero kujya kwibaza ngo ururabyo rwageze hariya gute ni nk'uko uri muri baza wabikoze ute kugira ngo wisangure hano uca mu nzira nyinshi cyane sinzi niba bitazakugora ntabwo byangora inzira ariko uca buriya rero mwiza buriya naje gusanga uca muri shortcut bigoranye nibyo biryoha yego kuko utamenya ko ikintu cyakuvunnye ntabwo ugira agaciro ya icyo biba byaneze rero niko bimeze ako ni umugoroba nabyishimiye kuba njye ndishimye sinzi ahubwo nyuma y'aha ngaha nimba tugiye kuba hano tujyayo ko numvaga twagira hari ahandi hantu bashaka ko twagira wabyemeye hehe se ahandi hantu ibintu byose biracyaza ibintu byose bimeze ahantu izameze heza cyane ni nk'uko umuntu yakugabira ijoro ritoya ahantu njyana mu ijoro udapfuye ahantu tuba tureba inyenyeri zaka neza tureba Kigali yacu itatse byiza u Rwanda rutemba amata n'ubuki amahoro n'umutekano bigenda neza mbese wishyura ukizana rero numva nakugabira urwo Rwanda ntabwo tuza ahirengeye baye mbishimye sinzi rero nimba n'umugoroba nyuma y'ahangaha hari ahantu twaza gufungura agashampanye njye nabyibuza ntacyo kuko nemeye n'ubundi kuguha umwanya ubwo reka umwanya tubonye ubwo tubyaza umusaruro nta kibazo mpamvu rega ugenda ukomeza umutima wanjye ubutsindira kuko nk'ubu numva noneho intambwe nkoreye ubu ngubu niba nateraga gutya bimaze kugera kuri 99 se byakunda se ahubwo mu cyumweru nka gatatu tujya dusohoka tujye nk'ahantu byuze dusangira kandi n'akazi kari hariya biragoye ntabwo mfite ikintu navuga n'umugoroba ni ukuri pe ntabwo mvuga ko turumara nk'uno mwanya kuko bitewe nk'ubushize uko byagenze ubu ngubu nabaye nk'uwabonekewe mbonera no kukwisubiza ku byabaye ubushize mbabarire pe nabikubwiye ntabwo nari meze neza nta kibazo pe nta kibazo ubundi barakubwira ngo kwihangana bitera konesha gusa apari ibyo ngibyo ni ukuri pe buriya na hariya cyari kinjyanye n'imibanire dufitanye n'ikintu givuze reka mfata akanya basa nkubwire ikiri ku mutima hano urabona kuzuye ku mutima gasesekara he ku munwa iyi niyo saha yo gusesekara he ku munwa mu buzima busanzwe yicaye ntekereza numva nagusaba byibuze wambera umukunzi nagusaba ko wambera umukunzi kuko ndagukunda Hygue urakunda cyane Alo gaju bite akwisha waranyanze waranyanze pe umeze ute shampo heruka nukunamo ese nkawe koko kwiri ego sha uraza nkundeba byari nimugoroba ntabwo ndi we mpari ahubwo reka ejo dushaka ukuntu twahura sibyo ereka igosha sho ubu ufite ibifaranga ndakuzi warakuye wararunze yego tu uzantamo
Sikacyayi se ntuzi? Okay, sawa tu ntaribi. Sawa, ugire umunsi mwiza. Ase Kristi wanyihanganiye koko ko mbizi ko ikibazo cyawe nta minsi bushe nta gitunganyije nanjye sinorohewe nta kwezi kuri gushire rwose n'ukuri nta kwezi gushira Mama umeze gute? ndahangana icaye genda gukora tumwe ntaho turi kugenda buri gitariro turi gukora Ariko ndaje nagushaka. Bonjour, ça va? Ça va, ça va. Wagiye se? Ngiye kuzingeza ku kazi nakerewe mukuru. Sasa twari dufite ntabwo ndi bubashe kugera mu kazi. Ko hari ibintu byinshi ndi gukora hano n'ibindi ndi gukora kuri Zoom. Hari amadosiye nshaka gusinya. Byaba byiza yanzaniye hano. ako se dufite akazi kenshi dufite inama kireka sinzi gusa ndaza kureba. Hakuno nabwira polisi akaza kuba yazana nimba byihutirwa. Yabifashije. Ntabwo yaba afite akandi kazi se. Okay, nta kibazo. Wowe mubwire yaranje ku buryo bigera mu masaha 4 n'igice. Deja naranje kuyabona kuko nabyo biri mu tuntu mu gutanga raporo. Okay. Ndamubwira. Ndamubwira reka nihuta. Bikombaye neza. Merci papa. Sawa umunsi mwiza. Sawa. Ariko mubwire bigire vuba. Ndamubwira. Ya.
wacu meze neza cyane mwebwe reka turaburanye rero reka cyambaho meze neza urebye ntari wow umunsi se ntabwo ndisire neza ariko se buriya ntekereze neza kanombe ukuntu bimeze gahunda mfite numve ko biri bukonje aya se kandi naho se oya reka ndebe nimva mu mujyi ndaza nkurebe sawa ndakeka iminsi naguhaye yarangiye uyu munsi ndakemura ikibazo dufitanye ndaguteza abantu Yolanda Halo? Ariko se muri make urashaka iki koko? None se okay, urashaka ko duhurira he? Basi mbabarira umbwire hano wumva ushaka ko twahura ariko ibyo bintu byanjye nawe bikemuke. Okay, sangapi? Saa 9:30. Mama, ngiye kugenda.
Umunsi mwiza. None se wibutse gutwara icyayi? Nafashe ji mu modoka. Ufashe ji? Ugenda. Nzagenda. Yakurinde. Yego. Garuka amahoro. Ndagukunda. Bye. Ese bite byawe mana? Ni byiza. Ako usigaye wigira seriye cyane. Cyakora ikintu nishimiye ni ukuntu uje kundeba. Sha tekerezaga ko ukuntu warakaye n'ibintu wambwiye udashobora kuza kundeba. Ntabwo kuza. Cyakora nishimiye ko uje. Ariko se reka nkubaze ikintu kimwe. Ku myaka yawe, sibyo? No ku kuntu nzi ko amarangamutima yawe ameze. Uri umuntu wo gusanga umuntu ari kumwe n'undi ukababara ku kigero kingana kuriya. Ubundi se uriya mukobwa muziranye hehe? Ntumbona ukuntu umeze. Ntusanzwe nzi. Hari ikindi kintu wari wansangamo kitari kiriya cyabaye. Ntabwo byumva. Umuntu ubonye ubwa mbere aje guhaha gusa umwigiraho horiya muhoberana akwigiraho ibintu ntazi bidasobanutse. Umva ngubwira ahantu byaturutse. Umuntu muhaye imyenda agiye kwipima. Sabona ko ari kwipima ikanzu cyangwa umujinya wawe kubanye myinshi ntiwamenye n'ibyo nari uburyo wahise wihuta ukikubita ukanagenda. Uzi ko narabibonye ko ugize ikibazo ariko nashatse kugusobanurira ndakubura. Ura n'umukiriya aba yaje aje kureba ikanzu kandi nta wundi muntu uhari ushinzwe gufunga imashini z'abakiriya hano. Nigiye ufungira imashini y'abakiriya. Ese gufunga imashini bisaba ngo muhoberane? Rega nta mategeko abaho yo gufunga imashini y'umukiriya. Niba icyerekezo ari igihe yanze ese ubu nahamagara umuntu ngo aza akora icyo kiraka. Wenda wasanze turi muri pozisiyo utashakaga ariko nanone nta pozisiyo nzi ngomba kugenderaho mu rukundo rwacu. Ugomba kumenya ko niba umuntu ari mu kazi wenda ashobora kuba ikosa ariko nanone ukareba ahantu ryaturutse. Ngiyeyo namufungiraga imashini nta kindi kintu cyari kihishe inyuma yabyo. Tandukanya gufunga imashini no guhoberana. Nasanze mufatanye muhoberana kuki satavuze ngo ufunguko ukundi harimo ikintu. Uvugo byongere guhoberana amaboko yarameze ariko ndi gushaka kunyuzamo gufunga imashini nanyuje inyuma. Ikibazo kiri hehe koko? None abakobwa bose baza hano ni kuriya ufunga imashini zabo. Reka tubyoroshye turi abantu bakuru. Sibyo? Ibyo turimo turabizi. Ntabwo wowe ari ushobora gushyiramo kubikiramo ukuntu ngomba kwitwara hano mu kazi. Unyumve neza ukuntu ngomba kwitwara hano mu kazi. Niko uzajya ufungira umuntu muri iyi pozisiyo ngo ufunge umuntu muri iyi pozisiyo ahubwo ngiye ngomba kumenya agaciro k'urukundo dufitanye. Wagiye abari cyo agaciro. Yirwa biteze. Sawa. Mba ariko mubwire. Urase ko yikubise mureke. Yicare tuganire. Karibu. Ntibikize. Tubyihorere baje. Hayo. Iby'abakiriya n'abacuruzi wabyivangamo. Karibu nanone rero. Urakoze. Kakanzu nizere ko katwitse. Umva byahataje. Ngiye kukureberamo kandi noneho karenze. Nizere yuko uyu munsi utari bugure kamwe. Huya ahubwo naje kugira ngo tuganire. Tuganire? Yolanda